kadusenge kugira ngo dutangire icyigisho cy'uno munsi. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana igira neza, Imana idahinduka, Imana ikomeza twagura uko bwije n'uko bukeye, Imana iturinda amakuba n'ibyago, Imana iduha amahoro n'umugisha. Mwami w'abami, turagushimiye umugoroba nk'uyu munsi kuko uri Imana ikomeye. Babazi zawe n'urukundo rwawe reka bibane natwe Mwami. Ijambo ryawe tugiye kumva kandi tugiye kuvuga uriho umugisha kugira ngo rigire akamaro kuko uri Imana, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo, amen. Shiti bavandimwe, duhuriye kuri uyu mwanya tujyashikira ngo tubagezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rifite intego ivuga ngo ubwira ntibugutesha agaciro kawe, cyangwa ubwira ntibugutesha iby'agaciro. Iryo jambo uyu munsi nateguye kugira ngo uyu munsi tuganireho. Abankurikiye ndagira ngo munyumve neza. Ubwira nshaka kuvuga ntago ari cyagiye umuntu avuga ngo korana umwete. Ubwira butandukanye n'umwete. Ubwira ukuntu mbutekereza ni igihe umuntu ashaka kugera ku kintu kandi imbere y'igihe, cyangwa ku mwanya ikintu yageraho kitari cyagera ku mwanya wacyo. Nicyo gituma uyu munsi nabateguriye intego itubwira ngo ubwira ntibugutesha iby'agaciro. Rero ijambo ry'Imana tubona muri Samweli wa mbere n'igice cya 8 igice cya 13 ku murongo w'8 haratubwira ngo ubwira bwa Sawuli. Sawuli yari umwami wa Isiraheli. Sawuli yari umwami Imana yimikishije amavuta, ariko umunsi umwe yagize ubwira, aragenda atamba igitambo kandi atari umutambyi ahubwo ari umwami. Ubwira bwe rero bumutesha icy'agaciro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Samweli amaraho iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yari yamutegetse. Kuko Samweli ategereza i Gerugari, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyoswa n'igitambo cy'ishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba ibitambo byoswa. Arangije maze Samweli arasohoka, amaze amarayo Samweli arasohoka kugira ngo amusanganire. Araza maze Samweli aramubaza ati kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati icyo wakoze ni iki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guterana imishipa, bituma nihata ntamba igitambo. Samweli aramubabwira ati wafuditse, Uwiteka Imana ibikurekeye ku ngoma, ariko Uwiteka yamaze kwibonera undi mwami. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Abankurikiye hano Sawuli bari bamubwiye kujya Gerugari ngo agende ategereze Sawuli ngo agezeyo abona yuko Samweli yatinze, ngo arihata atamba igitambo. Samweli aje aramubaza ngo wagize kubera iki wafuditse watanze igitambo? Amubwira ngo Uwiteka Imana yamaze kwibonera uwundi mwami, kubera yuko Sawuli yamaze gutamba igitambo kandi atemerewe gutamba ibitambo, ahubwo yari umwami. Nshuti zanjye rero munkurikiye umwanya, nagira ngo mbakangurire kutagira ubwira, ahubwo utegereze isezerano ry'Imana, utegereze umugambi w'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho wigira ubwira. Sawuli tubona Bibiliya itwereka ko Sawuli yamaze imyaka myinshi ayoboye, ariko imyaka abateoloji bavuga ko yamaze imyaka 7 yonyine ayoboye yubaha Imana. Indi myaka yose yayoboye yaraciwe ku ngoma, kuko Samweli yaramubwiye ngo Uwiteka abakurekeye ku ngoma, ariko Uwiteka yamaze kwibonera undi mwami, kuko Sawuli yari yamaze gukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, akagira ubwira, akajya gutamba ibitambo. Abankurikiye uno munsi agaciro nshaka kuvuga ko hano nababwiye ngo ubwira ntibugutesha iby'agaciro. Agaciro
abantu benshi bagatekereza uburyo butandukanye. Agaciro bagatekereza mu byo twambara cyangwa turya cyangwa tunywa cyangwa aho dutuye, ariko agaciro ni igiteranyo cy'indangagaciro zawe. Ako niko gaciro kawe, ugomba rero kugaharanira, ukareka kugira ubwira, kwihuta mbere y'igihe, ahubwo ukagendera ku gihe, kuko agaciro kawe ni igiteranyo cy'indangagaciro zawe. Pawulo yabwiye Abakorino, arababwira ngo ntago muzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Umwami Imana? Ese ntago muzi yuko imibiri yanyu ari inzu y'Umwuka Wera? Aravuga ngo noneho se natora ingingo za Kristo nkazigira ingingo za maraya? Ntibikabeho. Kuko Pawulo we yarazi neza agaciro k'ingingo ze, yarazi agaciro afite ku Mana, yarazi ko ari uw'agaciro. Agaciro kawe rero Bibiliya irambwira ngo ntutugashyire ibyajijwe by'Imana ngo nitukabihimbwa, ngo n'imarigiritira zacu twe kuzita imbere y'ingurube ngo zitaziduhindukirana ngo zikaturya. Ahubwo haranira iby'agaciro, irinde kugira ubwira. Mu minsi nk'iyi abantu bagira ubwira ku buryo butandukanye, bikatuma agaciro kawe gatakara. Agaciro kawe rero ugomba kugaharanira, ukarinda iby'agaciro Imana yaguhaye iby'agaciro. Ubwira bwe kugutesha iby'agaciro. Mu minsi nk'iyi tubona abantu benshi batakaza agaciro kabo, ukabona umuntu wenda arahatira ko abandi bamwubaha, ariko agaciro ke yaragatakaje. Urugero naguha, uwo muntu yaba yarize cyangwa aranaminuje, ari umunyamashuri afitemo n'amafaranga menshi, ariko iyo yatakaje agaciro ke, agasinda, bakabubona ku muhanda yasinze, ntabwo baba bakimwita umunyacyubahiro, ahubwo baravuga ngo dore umusinzi, kuko agaciro ke yagatakaje kare. Agaciro ke, Sawuli umunsi umwe, umugabo tujya dusoma muri Bibiliya witwa Yesawu, ngo umunsi umwe yavuye guhiga yashonje, ngakoza, ngageze mu rugo asanga murumuna we Yakobo ngo yatetse, ngaramubwira ngo mako bitukura byawe, aramubwira ngo kugira ngo nguhe keretse ubanze ungurishe umugisha w'ubukuru bwawe. Ngo noneho aravuga ngo noneho ngo se ko ngiye gupfa n'ubundi biramarira iki? Ngarabimuhereza, ngamuha ibishyimbo n'amazi, ngo ifunguro ry'umunsi umwe arigurana umugisha we. Uyu munsi utekereze nawe inshuti yanjye unkurikiye, niyo hari ikintu waba urimo kugurisha umugisha wawe. Uri umukobwa w'inkumi, urashaka kwiga, urashaka gutera imbere, urashaka kuba umuntu ukomeye, ariko gukomera kwawe wirinde hatagira ibyo abantu bagushukisha cyangwa abantu batagira ibyo baguha, kuko igaburo ry'umunsi umwe ryashobora kugutesha icyubahiro cy'iminsi yose ugahora. Bibiliya tubwira ngo Yesawu ngo nubwo yagiye gusaba umugisha akawusabarira, ntabwo yawubonye kuko yari yarawutanze kare. Uyu munsi washobora kuba urimo kurira, waba ushobora kuba ufite ingaruka z'ibyakugezeho kubera yuko utarinze icyubahiro cyawe, nurinda agaciro kawe, ukagira ubwira, ifunguro ry'umunsi umwe ukarigurana umugisha wawe igihe kirekire. Abankurikiye ndabakangurira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwirinde ubwira. Ingingo zacu ni ingingo za Kristo, nicyo cyatumye na Pawulo abikomeza akababwira ngo noneho ubu ngubu natora ingingo za Kristo nkazigira ingingo za maraya, ngo ntibikabeho. Aravuga ngo noneho ntago muzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Umwami Imana, kandi usemba urusengero Imana izamutsemba. Reka rero gutakaza iby'agaciro, ibigukikije, ibikubaho byose, ingingo zawe niza agaciro. Uyu munsi ndakwinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo wowe konona ingingo zawe, ubwira bwe ko gutesha iby'agaciro. Urakeneye kwiga, ukeneye kubaho, ukeneye gutera imbere, ariko uyu munsi ubishakisha gukora ibyiza, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakisha gukora ibyiza adacogora, Imana nayo izamwitura ibyiza. Rero ndakwinginze inshuti yanjye kugira ngo ubwira kwe gutekereza uyu munsi wa none, ngo utekereze ibirenze ubushobozi bwawe, ngo utekereze ibirenze ubwenge bwawe. Ushobora gutekereza uyu munsi umuntu bamushyira mu kazi, ashobora kujya mu kazi akagira ubwira, agashaka kubaka itaje kandi atarageze n'imyaka n'igihe, ahubwo agashaka kuba akagira ubwira, agatangira kugenda yica akazi, ubundi aryama ruswa, hanyuma rero bazamutahura bakamwirukana akazi ku kazi ke kubera ubwira bwe by'ujya yihutiraga kugeraho kandi igihe cyajyo kitari
cyari cyagera. Kora witonze, ushimira Imana, wubaha Imana, nayo izagenda ikuzamura. Njye nkunze kubwira abantu ngo nta mwana uvuka agenda, kandi nta bintu bitangira bimanuka, ahubwo bitangira bizamuka. Umuntu hera hasi akagenda azamuka. Rero agaciro kawe ni ukugaharanira ukakarinda. Si ibyo uvuga, si ibyo ugenda, si imodoka ugendamo, si amazu yubatse, ahubwo agaciro kawe ndakubwira n'uno mwanya ngo agaciro kawe ni igiteranyo cy'indangagaciro zawe. Njya nkunze kubwira abantu ngo nta muntu wisiga parfum ngo agenda avuga ngo ndahumura, ahubwo parfum ubwayo niyo ihumura, abantu bakamenya ko uwo muntu yayisize parfum. Rero iby'agaciro kawe ubiharanire kandi ubyiteho. Urukundo rw'Imana rukomeze kukurinda, kandi urukundo rw'Imana rukomeze kugufasha mu kazi wahawe ugakora neza witonze. Yosefu, ngiye gusoza, ndasoreza ku mugabo bita Josefu. Josefu yari umuntu w'Imana, kandi ngo bene se baramugurishije, bamugurisha kwa Potifari, ngo Potifari amugira umucakara, aramukoresha. Ko Josefu ngo agira ukuboko kwiza, yubaha Imana, ngo Potifari ngo amubitse ibyo yari afite byose. Ngo hanyuma rero ngo bamugore nyirabuja wa Josefu ngo akifuza ko baryamana, ngo Josefu arabyanga. Josefu amaze kubyanga ngo nyirabuja aramubeshyera, Josefu bamushyira muri gereza. Ariko umunsi ngo bamukuye muri gereza, umwami ngo yarose inzozi zibura n'umwe wazisobanura. Ngo umuntu aribuka aravuga ngo njye ndi muri gereza, hari umugabo wadusobanura inzozi zigera mugenzi wanjye, kandi ukuntu yadusobanuriye niko byagenze. Ngo mumutumiye yaza agasobanura zino nzozi, ngo Josefu azisobanuye azishoje, ngo baravuga ngo Josefu abwira umwami ngo ushaka umuntu w'umunyabwenge wabasha guhunikisha imyaka mu myaka 7 y'uburumbuke izatunga abantu mu myaka 7 y'inzara. Ngo umwami aravuga ngo ariko twakurayo umuntu w'umunyabwenge wubaha Imana nkawe. Ngo noneho ngo umwami ngahita yambura impeta, ngo arayimwambika, ngamwambuka n'umukumbi mu ijosi, ngo aravuga ngo njyewe nzaba mukuru ku ntebe, ariko wowe nta muntu uzasohoka mu Egiputa utabyemeye. Yosefu bamwegurira igihugu cya Egiputa cyose kugeza n'igihe yaguriye abanyegiputa bose. Hanyuma rero nawe uharanira iby'agaciro kawe, wirinde ibikurangaza, wirinde ubugushuka, wige neza akazi. Niba gukora mu kazi ugakore neza, ibintu byose urimo gukora Bibiliya irambwira ngo uzi gukora ibyiza nabikore bimubera icyaha. Ibyo ukora nibyo Imana izaguhera mu mugisha kandi izakwagura. Wigira ubwira, wikihuta ngo ushake. Niba uri umukobwa wibyinirwa n'abagabo batarabawe, buriya tujya tubona abantu benshi bibaza ngo niki gituma urubyiruko rwacu rugenda rurimbuka cyangwa rugenda ruhura n'ibishuko. Ibishuko impamvu bibafata abantu bacu n'urubyiruko rwacu, bagira ubwira, bakifuza kubyinirirwa n'abagabo kandi batarabona abagabo, bakifuza kubona amatelefone ahenda, bakifuza kubona ibintu bihenda, nyamara ubwabo bataragira ubushobozi bwo kubyigurira. Wirinze ubwira, uhanira iby'agaciro kawe, nawe ukaguma uri uw'agaciro, n'abandi bakakwemera, hanyuma n'Imana ikakwemera, n'abantu bakazajya bakubaha kuko uri uw'agaciro. Rero reka mwinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kagira ngo uyu munsi ubwira bwe kugutesha iby'agaciro kandi ibyejejwe by'Imana we ko bijugunyira imbwa, ahubwo imarigarita zawe uzirinde, urinde ubuzima bwawe, urinde ubugingo bwawe, urinde ubusogi bwawe, urinde ubumanzi bwawe, urinde icyubahiro cyawe, urinde ibyo ukora, kugira ngo Imana izaguhe umugisha. Hanyuma rero kadusenge mu izina ry'umwami. Oye Jehova Elohim, Imana y'inyembabazi kandi imbaraga, urukundo rwawe ntabwo rugira akagero, imbaraga zawe mwami ntabwo zirondoreka mwami. Shengeye mwami iri jambo tumaze kumva, reka rigira akamaro nk'ukuntu ryakagize muri Efeso, reka rigira akamaro nk'ukuntu ryakagize muri Wokwabu, reka rigira akamaro mwami nk'ukuntu ryakagize muri Enteni mwami, reka rigira akamaro mu mitima y'abaryumvishije kugira ngo barusheho kwaguka mwami. Umugisha urubyiruko rwacu, umugisha abagabo bacu, umugisha abagore bacu, umugisha mwami abatwumva mwami w'abami, ubaho umugisha wawe Mana, ubuntu bwawe ukomeze kuganza, kandi nyiringabo mu izina ryawe rikomeye ukiza indwara. Ngewe ndabizi kandi kuko mbifite ubuhamya, reka n'abandi barwaye bakire, imbabazi zawe zikomeze kubatembereraho, ubuntu bw'Imana bukomeze kuba natwe none n'iteka ryose, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo, amen.